turakomeza kwishimira ibyiza by'uyu munsi dutangira isabato. Tugiye gusenga mbere y'uko tubabwira insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya. Ugize neza mwami Imana, weho utagira inzigo n'inzika ngo duhore ibyaha byacu byinshi dukora, ahubwo ukaturinda. Niwe utanze aya mahoro n'umutekano n'ubu buryo uhabwa icyubahiro. Ngakomeza tubabarire kandi ijambo ryawe ry'umwuzuro komeza uryuzuza imitima yacu, dore kumva no kumvira abateranye kuri uyu murongo bose, twese duhere umugisha hamwe, kandi abatagize ayo mahirwe kuko ushoboye byose ubiyereke, uhumurize n'imitima yabo, twigishe, twisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganirira hamwe insanganyamatsiko iri kutubwira ngo kurema imico biri mu biganza byacu. Ngiryo ijambo tugiye kuganira. Ku ruhande rumwe ni nk'aho navuze ngo ngiye gucumbura umwigisha n'ubundi wahoze ari kutuganiriza. Kurema imico ni umurimo ushyizwe mu biganza byacu. Iri jambo ntiriri bugore bamwe, baba abasoma Bibiliya n'abatayisoma. Ijambo imico turarizi, kandi gutandukanya imyiza n'imibi nabyo turabizi, cyane ko abafite imico mibi nitwe tubihomberamo, abafite imico myiza nitwe twunguka. Umuturanyi mwiza nitwe twunguka, umwana mwiza ni ababyeyi bunguka, umubyeyi mwiza ni abana babyungukiramo, umugore mwiza umugabo abanezerewe, umugabo mwiza umugore agubwa neza. Iyo abantu bafite imico myiza nitwe twunguka. Turayizi rero, turayizi no muri kamere. Matayo 7:12 haranditse ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose aba ari byo mubagirira namwe, kuko ayo niyo mategeko n'ibyahanuwe. Uwo murongo turawuzi, baba abawuzi wanditse n'abawuzi mu miterere muri kamere isanzwe. Nta muntu wabura ubwenge ngo yoberwe ibyo ashaka. Nshaka ko bankunda, nshaka ko bamfasha, nshaka ko bantabara nagize ibyago, nshaka ko bampumuriza nagize ibinkomeretsa, nshaka ko bangirira imbabazi nahemutse, nshaka ko bampa nashonje nacikaniwe. Ibyo dushaka twasaba kugirirwa ntawe ubyigishwa na kamere irabizi. Rero uwo murimo wo kurema iyo mico ngo ibibereye abantu, ibaryohere, bajye bagukunda. Mu migani 31:10 niho handitse ngo umugore w'imico myiza ngo ninde wamubona. Ubwo n'abashyingirwa baza abagore b'imico myiza. Ukumva mu migani baranditse ngo umugore w'uburanga bwiza ngo utagira umutima. Ubwo uburanga bwo bwari buhari, ariko uwo mutima niyo mico. Kurema iyo mico ni umurimo udushyizwe mu biganza. Iyi mico kubasoma ibitabo byinshi, mu gitabo cyitwa Guide de Formation Personnelle 162, iyi mico abanyumva mwese ni mu byumve ko ikenewe. Harimo amagambo avuga ngo mu byiza byose mwene muntu abasha kwishimira, ari byo ubwenge, uburanga, ubushobozi, amagara mazima, ndetse nta na kimwe muri byo gihwanije agaciro n'imico myiza. Mu byiza byinshi mwene muntu abasha kwishimira, ndabisubiramo, nta muntu utakwishimira ubwenge, akajya aba uwa mbere, ibizamini akabitsinda atagotse. Uburanga abantu barabukunda, n'abatarabuhawe bw'umwimerere bakagerageza gupapira, bitukuza, bisiga, bitobora, bashwanyura, bapfubapfubya ngo barebe ko bwaza. Nabyo ngo nibyo kwishimira. Bavuze ubushobozi, ububasha, kubugira ijambo, ugera aho ushaka, nabyo ni byiza. Nta gisa no kubahwa no gushobora. Sante,
ubutaraga, amagara mazima, nabyo ni ibintu umuntu yakwishimira. Kuba udakorora, kuba udasepfura, kuba udahumekera ahadakwiye, ibi wabyishimira. Ariko il n'en aucun dont la valeur atteigne celle d'un beau caractère. Muri ibyo byose nta na kimwe cyahwanya agaciro n'imico myiza. Nibutse abanyumva ko iyi mico myiza aha muri iki gitabo bakomeje kuvuga ngo niba ushaka kubyemera birahagije gusa kureba ukuntu ubwenge cyangwa amafaranga biri mu biganza by'inkozi y'ibibi itagira imico myiza bigenda. Umuntu agira amafaranga, ubwenge we yashaka bwo yarabubonye, ariko iyo abuze imico, kuko yakoreye miliyoni mu cyumweru, inda yijyana mu isaha cyangwa isagonda. Ibyo bikaba bikweretse ngo burya imico myiza iruta bwa bwenge buzana amafaranga. Nabwo turabukeneye. Hepfo baravuze ngo uwakwereka ubuhanga bushoboye mu mushinga w'ikibi. Ubuhanga, umuntu akaba ari umuhanga, isi mwemera, ariko ubwo buhanga bwe akabwerekeza mu kibi. Niyo bumva bakora ibyo bibombe, icyo baturitsa ngo nisiga sandara. Ubu ni umuhanga pe, ko ntabwo wapfa kubikora, ariko yakoze ibitafite akamaro. Ngo uburanga bugizwe igikoresho cyo gushukana. Niyo mpamvu mujya mubona benshi mu banyaburanga bajya bapfapfana. Inkumi z'uburanga akenshi, ntabwo ari igihe cyose, iyo zibuze imico myiza zikishima uburanga gusa, akenshi zirapfapfana. Ugasanga ubwo abanyamico myiza badafite n'ubwo buranga, urugendo barusoje neza. Rero ibi mu byumve, imico kuyirema ni umurimo uri mu biganza byacu. Nari mbanje kubereka ko ni myiza koko, irakenewe. Muri iki gitabo n'ubundi 269 iki cya Guide de Formation Personnelle, harimo ijambo rivuze ngo le caractère est la seule chose que d'ici-bas nous pourra emporter dans des mers célestes. Imico myiza nicyo cyonyine rukumbi tuzavana hano ku isi tukakimukana mu mazu yo mu ijuru. Mu gihe ibindi byose bizaba byasigaye tutazabyibuka ukundi, ariko iyi mico myiza nicyo kimwe rukumbi tuzavana ku isi tukimukane tukigerane iyo mu bikari byo mu ijuru. Bakomeje bavuga ngo il est en quelque sorte un genre de passeport pour l'au-delà. Ku rundi ruhande, iyi mico myiza twayegereranya na pasiporo cyangwa se urwandiko rw'inzira ruzatujyana ngo iyo hejuru. Imico myiza igeranijwe n'urwandiko rw'inzira ruzatujyana iyo mu ijuru. Ce passeport, ce n'est pas nous qui le signons et apposons les sons nécessaires, c'est Jésus. Ariko kuri urwo rwandiko rw'inzira ntabwo ari twe turusinyaho, nta nubwo ari twe dushyiraho kashi ikenewe, ahubwo ibyo bikorwa na Yesu. Mais nous y mettons notre photographie. Ariko twebwe nitwe dushyiraho ifoto. Ni rwo rwa ruhare rwacu mu kurema ya mico. Yesu ararusinya, akarushyiraho kashi ikenewe, ariko nitwe dushyiraho ifoto. Mbese utemeye kurema imico ngo ibe myiza, ntabwo Imana ifite ingeso yo gufata ku ngufu. Ibi byanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye, ahavuga ko Imana itavogera ngo ifate ku ngufu umutimanama w'umuntu. Yaba ibikora ntituba dusenga, yaba ibikora ntituba twizera, yaba ibikora ntituba turuha tujya guterana nk'uku ngo twigwe turasoma. Oya, nta kibyo yabikora ikadukaraga tukaba beza bikarangira. Ariko hari ibyo yafashira bijugunya mu biganza byacu ngo natwe tubigiremo uruhare, kandi ngo nizo nyungu zacu kuzaba mu ijuru wararishebekeye, agakiza warakagizemo uruhare, ngo bizatunezeza. Uwakwinjizayo ku ngufu utabishakaga, ahubwo wamushwanira, kuko abazaba mu ijuru nta bari bahakumbuye ko haba. Ibyo bizahamywa nuko nabo babishebekeye. Rero iyo mico myiza namwe mwumvise ko ari myiza, biri mu biganza byacu kuyirema. Muri insanganyamatsiko turasoma igitekerezo kizwi na bose, ni Daniyeli igice cya mbere, ndakivuga mu ncamake nsome mbere ku murongo w'8. Ni urugero rw'ibyabaye ku bandi.
aba ni ba basore b'Abaheburayo banyazwe bajyanwe i Babuloni ahagana muri 605 imbere y'ivuka rya Yesu. Aba basore hari hajyanywe benshi, abasoma bagiye bumva ko hari hajyanywe benshi, hanyazwa abantu benshi barajyanwa. Ahubwo bageze i Babuloni, igihugu cyasengaga ibigirwamana, igihugu cyaryaga nabi, igihugu cyanywaga nabi kitazi Imana yo mu ijuru, nuko ngo umwami abiyobowemo na Satani yigira inama, avuga ko agiye gutoranya abantu b'indogore mu gihugu cye bakigishwa ubwenge bw'Abakarudaya n'ururimi rwabo. Ubwo bwenge nta bundi kwari ukwiga gusenga ibigirwamana, kwari ukwiga ururimi rwabo, imico n'imigiro n'imitukiro yabo. Nuko barabatora, ariko baza no mwaba banyagano batoramo. Mu batoye rero harimo Daniyeli, harimo Azariya, harimo Mishayeli, harimo na Daniyeli, Azariya, Mishayeli na Hananiya. Bari bane, ubwo barobanurwa mu bagiye kwiga. Ikigeragezo cya mbere bahuye nacyo nuko umwami yategetse ko bazajya banywa vino yo ku meza ye. Arongera ategeka ko bazajya barya ibyo kurya bikuwe ku meza ye. Uroye mu mubiri ukabireba nk'umuntu, aba bana bari bahaye poromosiyo y'ubuzima, aba bana bari bagize umugisha gusangira n'umwami uyoboye isi si cyoroshye, abana bari bamenyekanye bukuru, kubyishimira byari ibisanzwe muri kamere muntu. Umurongo w'umunani niho mpera nsoma, maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Uyu murongo iyindi ndayivuga, Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami. Kwanza iyi mvugo yonyine wagira ngo irimo agasuzuguro. Ibyo kurya, kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami, gusa ibyo kurya by'umwami byanduza bite kandi ari iby'umwami nyine, urya ibyapimwe, abahanga babisuzumye. Ariko Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami. Iki gitekerezo muzagisome, nawe yabigerageje atabifitiye uburenganzira n'ububasha, yegera uwari ushinzwe kubarera, aramubwira ati rero twebwe ntabwo turya ibizira, ibi ntiturabirya, ahubwo tubabarire uduha amazi, uduhe n'ibishyimbo. Undi atereka da, ndatinya ku itegeko ry'ubwami ryabageneye iri gaburo, ejo aje gusuzuma agasanga mumeze nabi, ninjye wabihanirwa. Daniyeli aramwinginga, aramuhendahenda, aramubwira ngo tugerageze iminsi 10 gusa, twirire ibishyimbo, twinywera amazi, none uzahamagare bariya bari kurya kuri ibyo bikaranze neza, uduhuze urebe uko uzabibona uzanzura. Niko byagenze. Nyuma y'iminsi 10 babazanye, yaba mu mpagarike bari beza, yaba mu by'ubwenge bari beza. Nuko wa mutware yumva ashiritse ubwoba, arabareka. Ubwo ishuri ryarinze rirangira ari uko bameze. Imyaka 3 irangiye, barabazana ngo bakore ikizamini bongere basuzume. Umurongo wa 18 mpere 17, maze abasore uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'inkone ajya kubamumurikira. Bahagaze, umwami aganira nabo. Ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be. Mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya, icyo umwami yababazaga, yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cyose inkubwe 10. Nuko Daniyeli agumaho ageza ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma. Icyo nshaka ni uruhare rw'aba basore. Bagize imico myiza, bagize ubwenge, bagize kumenya. Ariko ibi bintu mu gitabo cyitwa abami n'abahanuzi, ni urupapuro
rwa 486 haranditse ngo ni iki gitekerezo bari gusobanura cy'aba basore ko ni icyigisho cya 39 cyitwa mu bikari by'i Babuloni. Bavuze amateka yabo nuko babigenje, uko birinze, uruhare bagize, nuko hepfo barandika ngo intsinzi nyakuri mu ishami iryo ari ryo ryose ry'umurimo ntabwo iboneka ari amahirwe yizanye kandi si n'igeno. Unyumva wese nashingira ahangaha niho isomo ryacu rishingiye. Intsinzi nyakuri mu ishami iryo ari ryo ryose ry'umurimo ntabwo iboneka ari amahirwe yizanye kandi si n'igeno. Ibi ndabisobanura ntya. Hari abantu batajya bashebekera iby'agakiza, hari abantu batajya bashebekera icyiza. Aha turahatinda cyane turanahavuga. Hari abantu batigora, umugani w'abandi ngo ntubagore. Hawajibidishi kubumva igiswahili, nta mwete, nta shyaka, nta butwari bakoresha ngo bagere ku cyiza, nuko bakicara gusa barindiriye ngo Uwiteka azabikora, ubwo Imana izabikora, ngo nayo irabizi ngo izabikora. Ariko reka mbabwire, yenda turaza kuhagera, mu byo bita Imana gukorana n'umuntu, ubaye utanyeganyega nta kimana yakorana nawe. Nanone uko zidahari ntacyo wageraho. Nuba kugira ngo umusaruro uboneke niko ku ruhare rwayo irarukora, ariko na mwene muntu agakora urwe ruhare. None hano baravuze ngo intsinzi nyakuri mu ishami iryo ari ryo ryose ry'umurimo ntabwo ari umusaruro ukomoka mu mahirwe yizanye kandi si n'igeno. Ibyo bita igeno cyangwa se desite, ni hamwe bamwe bizera ko ngo ubwo Imana iradukunda, ngo irabizi, nta kiyobewe, ngo niba nzajya mu ijuru ngo ubwo yanshyizemo, ngo niba ntarimo ngo ubwo ntacyo nakora ngo ngeyo, akiyegamirira agasinzira ngo bizikaraga byikore. Icyo ntigishoboka. Mu by'agakiza si igeno, uzagahabwa wese azaba agashaka kandi yaragashebekeye. Nubwo bitarimo guterura, si ukwiruka, si uguhinga, si amafaranga, ariko umutima wahagira ushonje nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi. Aho ni Zaburi 42, uzaranga umuntu wese ushaka agakiza. Noneho it is the outworking of God's providences, the reward of faith and discretion, of virtue and perseverance. Intsinzi ikomoka koko mu mikorere y'ubugiraneza bw'Imana, ariko Imana ikaza izanye intsinzi nk'ingororano yo kwizera. Imana izana intsinzi nk'ingororano yo kwizera, kuba maso, ingeso nziza no gushinyiriza. Uwagize kwizera kandi akaba maso, akagaragaza ingeso nziza, agashinyiriza, intsinzi itangwa n'Imana ari ingororano z'ibyo bintu yagize. Noneho fine mental qualities and high moral tone are not the result of accident. Imico myiza inoze, imico mbonera yo mu rwego rwo hejuru kandi itunganye ntabwo ari umusaruro wizana nk'impanuka. God gives opportunities. Imana niyo itanga uturembo wayiboneramo, Imana itanga uturembo wayiboneramo. Success depends upon the use made of them. Noneho intsinzi igakomoka mu buryo wakoresheje twa turembo. Imana yatanze uburyo, itanga opportunity, itanga utwo turembo, utwo turyo. Intsinzi nawe uzayibona bitewe n'uburyo watubyaje umusaruro. Rero aba basore bagize imico myiza, biranandikwa kandi byandikiwe kugira ngo tujye tubisubiramo tubyige. Aba basore ntabwo byagarukiye aho gusa, ahubwo mu bikari Babuloni babanduyeho ingeso zitasibanganye mu binyejana byinshi. Aba basore bahesheje Imana icyubahiro. Aba basore birinze kwiyandagaza, bahavana ishema, baserukana ishema. Aba basore uwababyaye sinzi niba yari ariho cyangwa niba agakuru kabo yarakumvaga, ariko nawe yaratewe ishema no kubyara abameze nkabo. Icyo nshaka ngo abanyumva mwese
tugicaho akaronko, ni uko bitizanye, ahubwo ni uruhare babigizemo. Muri Bibiliya mu Gutegeka kwa 2:30 muzasoma umurongo wa 15 na 19, Imana irema umuntu yamuremye neza cyane, kuko yamushyizemo ubushobozi bwihitiramo, yamushyizemo ubushobozi bufata imyanzuro, yamushyizemo umutima w'ubushake, ku buryo icyo ashaka cyose yakigeraho. Ndetse ku basoma igitabo cy'imigani ya Kristo Icyongereza, harimo amagambo avuga ngo ibidashoboka byose bishingiye mu bushake bwawe. Hari n'ahandi handitse ko tugera kuri bike bitewe n'uko tuba twagerageje bike. Uretse no mu by'umwuka no mu buzima busanzwe, hari abitwa ba rwiyemezamirimo bajya biyemeza bagashyira iryinyo ku rindi, ukabona bagize iterambere mu buzima. Ariko abandi babitinya, watinya imbeho, watinya imvura, watinya urushyana, ukazahinga ibyanyuma ukazakena. Mu bintu byose uruhare rw'umuntu, Imana niyo itanga imvura, niyo imeza imyaka, ariko ntabwo yaguha umurima ngo iguhe imbuto, ngo iguhe isuka, ngo uzajye hariya usenge gusa ngo ubwo hazihinga habe intabire hitere here hisarure bize no mu rugo. Ibyo Imana ntabwo yabikora, ahubwo mu mashami yose y'ubuzima uruhare rwa mwene muntu ruba rurimo. Muri iyo mirongo rero handitse ko ngo Imana yadushyize imbere ibyiza n'ibibi, Imana yadushyize imbere umugisha n'umuvumo. Ibi hashyize iravuga ngo hitamo, kandi uhitemo umugisha kugira ngo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Iryo jambo rivuze guhitamo niryo riguhamiriza ko mwene muntu yaremanywe akagingo kitwa ubushake. Bwahitamwo ibyiza cyangwa bugahitamwo ibibi. Ibi mbibabwire ku banyumva, hari abantu bajya biheba bagakabya, yewe bakarenganya na Satani. Reka aho bigeze mvuge ngo bakarenganya na Satani, nuko ibibi byose bakora bakifata nk'aho bagoswe, baboshywe, byarangiye, nta ruhare babigiramo. Ariko nushaka kumenya ko ubushake ari bwo bubikora, uzajya muri karitsiye uzabona barimo bose, abagore barimo bose atari indaya. Uzajya muri karitsiye uzabona abasore bose barimo atari ibirara n'imbobo. Uzajya muri karitsiye uzabona abagabo bose barimo atari abashukanyi n'abasambanyi. Uzajya muri karitsiye uzabona ababyeyi barimo bose atari abarozi. Kandi ubwo hari abaroga n'abataroga, ibisambo n'ababa neza, abacumbikira abashyitsi n'ababirukana, imbobo n'imfura, ukabona bose bagiye batandukanye. Ntabwo ari Satani waje ngo avuge ngo mwebwe muzaba imbobo, mwebwe muzaba abaririmbyi mu bababwiriza butumwa. Aramutse ari Satani ugena ibyo, ntabwo yabikora. Nta keza yasiga, mwese yabacurika. Ahubwo abo uzabona batarabaye indaya, Satani baramunaniye. Abo uzabona atari abasinzi ngo bayamarire mu kabari, baramunaniye. Nawe yarumiwe, baramunaniye. Nawe unyumva, abo uzabona badakubita abagore, baramunaniye, yaraboheje baranga. Abo uzabona batambura batari ibisambo ngo babe imfura mbi, yaraboheje baranga, baramunanira. Nawe ibyo byakunaniye buno wemeye ugashyiramo ubushake bwawe, nawe wamunanira ukagira imico myiza nk'iy'abandi. Ngaho mu gatabo kitwa Kugana Yesu, ni urupapuro rwa 47, harimo iryo jambo mvuze rivuze ngo icyo usabwa gusobanukirwa, ni imbaraga nyakuri y'ubushake. What you need to understand is the true force of the will. Icyo usabwa gusobanukirwa ni imbaraga nyakuri y'ubushake. This is the governing power in the nature of man, the power of decision or of choice. Iyi niyo mbaraga iyobora imiterere ya mwene muntu. Iyi niyo mbaraga bashingiraho bafata imyanzuro. Mwene muntu ashingiraho afata imyanzuro. Iri niyo mbaraga mwene muntu ashingiraho ahitamo. Niyo bayamahitamo gufata imyanzuro, kandi nta niyo iyoboye imiterere. Everything depends on the right action of the will. Ikiza cyose tugeraho biba bikomotse mu buryo twakoresheje ubushake bwacu neza. The power of choice God has given to men. Ubushobozi bwo kwihitiramo Imana yabuhaye abantu. It is theirs to exercise. Na habo kubwerekeza iyo bashaka.
You cannot change your heart. Ni iby'ukuri ntabwo washobora guhindura umutima wawe. You cannot of yourself give to God its affections. Nkawe nk'umuntu ntiwashobora kwiha Imana ngo uyikunde, but you can choose to save him. Ariko washobora guhitamo kuyikorera. Guhitamo kuyikorera byo urabifite. Wabishobora, biri mu biganza byawe. Noneho wabikora. Ni nyacyo ubusabwa gukora. You can give him your will. Ushobora kuyegurira ubushake bwawe. Wamara gukora ibyo, iyo ikagutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Bana b'Imana, ibyiza tutageraho nitwe tuba twarayimye ubushake bwacu. Imico myiza tudashyikira ntitwigeze tuyisonzera. Urugero rwo gukiranuka tutageraho ntibitubabaje, kuko ibyatubabaje twabigezeho. Uwaburaye bwake yajya gupagasa kandi birashoboka. N'uwabuze tike yagiye n'iy'amaguru kandi agira mu rupagasirizo. Uwabonye abandi bamutanze inzu nziza akumva biramubabaje, n'agashyari keza kaje. Hari ishyari ribi rigambire kugira umuntu nabi, ariko hari n'agashyari keza kwifuza ibyo abandi bagezeho nta kibi kibirimo. Upfa kutabigeraho ukoze ibyaha. Ubwo ibyo warabigyifuje, uranabishaka, bucya wabigezeho. Ni nako byagenda uvuze ngo nanjye ngiye kwipanga ko uyu mwaka uzashira ntakiri mu basinzi, abatukanyi, abanyamazimwe, abaroza, abasamanya, abagoma, abarwana, bakubita abagore, abasuzugura ababyeyi. Nawe ubyipanze kuko hari abandi babishoboye. Ubushake bwawe, inyandiko y'umwuka iravuze ngo ntabwo wakihindura. Ngo ariko ibyo wakora ni bibiri, wahitamo kuyikorera. Bivuze ngo wahitamo ngo aha niho heza ndahaherereye. Icya kabiri, ntabwo wakihindura. Ngo ariko wayegurira ubushake bwawe. Wamara kuyegurira ubushake, ngo ikagutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Rero imico myiza igirwaho mwene muntu abigizemo uruhare. Mu gitabo cyitwa intekerezo, imico n'ubumuntu, icya 2620, harimo amagambo meza ariko n'ubundi ateye kwibaza, ariko vuga ngo akamenyero kagena hazaza. Mwibuke ko abasore barimo akamenyero kazagena 9/10 by'ahazaza habo. Imbaraga rukuruzi yabo bagirana n'ubucuti, imbaraga rukuruzi yabo bagirana ubucuti cyangwa abo babana n'amahame bimenyereza bizagenda byisubiramo mu buzima bwabo bwose. Ntimwumva se ko abakiri bato 9/10 by'ibizaba mu mibereho yabo y'ahazaza nibo babigena? Ubwo urumva bibari mu biganza. Wakigira imfura, wakigira uwizerwa, wakigira intwari, wakigira uzinduka, wakigira ukunda Bibiliya, wakwigira ufasha abakene. Mbese uri byose mu bandi bana ku kigo, ukabona bakugiza umukuru bahereye kuko nawe ubwenge bwawe babubwiye ngo ubwenge bwanjye ba mukuru. Ukaba mukuru bajya mu manjwe ntujyemo, batangira gutuka abarimu no gusuzugura amategeko y'ikigo, ukavuga utari ko ribi sibyo ntubijyemo. Ukabona ubaye mukuru kuko ari byo wigize. N'abandi bazajya gushaka ubabera mukuru ntibahita ku mukuru kandi waramaze kumuba. Sosiyete yose wabamo, cyane abakiri bato babifitemo amahirwe ngo wakigenera imico yawe. Noneho page 321, amagambo ngiye gusoma bano mu gitabo cyitwa Child Guidance 199. Iyo rero ukomeje kujya wiha mugufi, wiha urugero rugufi, ukiha urugero ruto, ukumva uzakomeza kube injajwa nk'injajwa, kandi uri kugira imyaka 25, 26, 27, 30, 40, ukajya wisuzugura ukumva ntabyo wageraho, kandi nawe ufite imbaraga nk'iza babigezeho bakoresheje. Ugenda wisuzugura, biratinda bikakubamo akamenyero. Noneho ukaba uri kwishyira mu kaga. Ngaho hano haravuze ngo ni iby'imboneka rimwe guhindura akamenyero. Ibikorwa bisubiwemo mu mujyi umwe bihinduka akamenyero. Mu buzima bwo hanyuma ako kamenyero gashobora guhinduka binyuriye mu burezi bushaririye, ariko ni ingume ko kahinduka. Igihe akamenyero kamaze kuremwa, kiharatura byimbitse cyane ku mico. Icyo nsomeye aya magambo,
urahigwe utaba hari icyo umaze kwimika. Wa musore unyumva, umubyeyi, umumama, utarwaye, ntacyo wabaye, ubuzima bwawe ari butaraga, ukumva warimenyereje kuzajya uraryamira, maze imvura yaba yaguyeho ukayitinya nk'ihene, ukumva warimenyereje kuzaryamira. Undi akimenyereza ko atanahaguruka no mu ijoro ngo ajye kwihagarika, ahubwo agafunga kugeza ubwo bizamusandaza impyiko cyangwa prostate n'uruhago. Icyo wimenyereza uko ugenda wimenyereza, bakakubwira ngo wijye urazimura, ukavuga tereka mvuga ibya none gusa utanzabireka, niyireka nyibare iyo utaha niyo nzareka, ukabona urapararutse. Nibyo musoma mu nama zigirwa itorero, aho Madame yanditse ngo mbajwe no kuvuga ko hari abagabo n'abagore bafite indimi zananiranye. Nuko babanje kubyitoza, barabyimenyereza, bigera ubwo feri zicika, nta nkuru yabika, babita babunwa butayibika. Icyo wimenyereza, ndakimenyereza kuryagagura, ariko se akandaryagagura none saka gusa hari icyo karantwara. Ndagavuga ariko ntabwo inzoga dakoro birumvikana, ntabwo inzoga, ariko unsomyeho kugira ngo nawe mbanezeze, iyi y'umunsi umwe nizandimbuza. Ugasanga umuntu akomeje kwimenyereza ngo hari urwego ugeraho ako wimenyereje kakiharatura, kugira ngo uzabikire mu kurema imico, ngo ukaba ukeneye ibyo bise uburezi bushaririye, umeze nka gereza, umeze nk'igisirikare, umeze nk'uruhungo. Bwa burezi buzagukamura ukagera aho umwana arira nyina ntiyumve, ukaba urindiriye ibyo ari byo byagukiza ingeso wimitse. Ariko mu by'ukuri utarishyiriye ku gasongero k'ibibi, Imana yari yaduhaye ubushobozi aho buri wese yagira uruhare mu iremwa ry'imico ye. Ngaho kamvuga utu tuntu dukurikira muri uku kurema imico, kubaha Imana bibidufashamo. Nta gisa no kubaha Imana mu iremwa ry'imico. Ibi mbivugiye ko n'abadasenga n'abatagira idini n'abatazi Imana n'abayihakana, imico myiza yo barayishaka, ariko ubwo kuko imico myiza ariyo bwenge, kuko imico myiza ari irango w'Imana. Zaburi Yobu 28:28, kuba witeka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ariko amagambo nshaka ari mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, ipaje ya 20, ubwo mpereye ku iyo ngingo yo kubaha Imana. Kuba gifite cy'umwimerere ni paje ya 34, harimo ijambo rivuze ngo kugerageza gutsindagira amahame y'imico mbonera mu muntu udafite iyobokamana ni nko kugerageza kurema umubiri muzima kandi utari mu mwuka utanga ubugingo. Hari utuntu twinshi duhurira hamwe mu iremwa ry'imico, ndatuvuga ntabwo twose naturangiza. Hariho kubaha Imana, hariho gushebekera iyo mico wanga ibibi, ndatuvuga ni tune: kubaha Imana, gushebekera iyo mico uyiharanira wanga ibibi, hariho gukunda guhunga ababi n'ibibi, hariho gukunda ijambo ry'Imana, hariho gukunda abeza no kubana nabo. Ibi byose bifataniriza hamwe mu kurema imico. Noneho akaga kaba ku batagira iyobokamana, abapagani badasenga babi b'inkozi z'ibibi, agiye gushyingirwa ashaka umugore mwiza, agiye gushyingirwa ashaka umugabo mwiza, afite imirimo ikorwa ashaka umukozi mwiza w'imico myiza. Ariko ntumubwire kwiva mu iyobokamana, ahubwo arashaka ngo bibeho ari uko byizanye. Ariko icyo ni ikidashoboka, kuko umuntu ashobora kuba atagira iyobokamana, ni koko n'abakunze imico myiza, ariko kuko atagira iyobokamana ngo rimwigishe uko barya, ngo rimwigishe uko banywa, imirire ye mibi n'iminywere ye mibi no kubana n'ababi bikazamwononera imico yari ashaka. Niyo mpamvu rero bavuze ngo ikidashoboka ni iki: kugerageza gutsindagira amahame y'imico mbonera mu mutima udafite iyobokamana ni nko kugerageza kurema umubiri muzima kandi utari mu mwuka utanga ubugingo. Icyo nticyashoboka. Ubwo abanyumva mwese rero, isoko ya mbere twavoma mu iyo mico myiza tubigizemo uruhare, twayoboka Imana. Uku kuyoboka Imana mu zindi ndimi ho banabivuga neza ko bavuga ngo ni religion
religion ni ijambo riva ku nshinga y'igifaransa riye yo kuzirika ngo Adamu akiremwa ngo yaraziritse ku Mana, mbese yari afite akadodo kamupfundikanije n'Imana, irete liyadi, ngo icyaha kije kiramuca atandukana n'Imana, kandi igihe yari ku Mana yari afite imico nk'iy'Imana, acitse rero biba bicikiyeko n'imico iba mibi. Iyo bakamana rero ni ugufata wa muntu wari upfunditse ku Mana ukongera ukamupfundika aho yahoze apfunditse, kongera kumupfundika nibyo bitareriye, ari byo byakomotswe n'ijambo religion, kongera gupfundika umuntu ku Mana. Abanyumva mwese mushaka abana bafite imico myiza, abagore bafite imico myiza, abageni n'abakwe bafite imico myiza, abakozi mu maduka no muri kampani bafite imico myiza, abaturanyi bafite imico myiza. Ni ikidashoboka ko umuntu yagira imico myiza atayobotse Imana. Ni nawo umugambi w'ubutumwa bwiza, kuko niba bubwira abantu ku byago bwa kabiri no guhinduka, abantu bagaturana n'abandi bababereye umucyo n'umunyu, baborohereza atari umutwaro n'ikibazo muri societe. Ni ngo umugambi w'iyobokamana. Ntabwo iby'Imana ari haleluya na hamina, ibyo gusa ntacyo bivuze. Iby'Imana si ukubyina, si ugutendereza, ibyo ntacyo bivuze. Ahubwo uwayobotse Imana akabyago bwa kabiri arangwa n'imico myiza, ku kazi akaba aryohera, mu rugo akaba aryohereza, uwo mugeni akazaba ari imfura ikarabye, uwo mukwe akazaba ari umwana unejeje, uwo muturanyi akazaba ari umuturanyi ku buryo uzimuka ukajya umwifuza, cyangwa bikanakunanira kwimuka kuko utatandukana nawe. Iyo mico myiza ntiva ahandi harenze kuyikomora mu iyobokamana. Mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ni urupapuro rwa 84 cyangwa se our high calling, harimo ijambo ndasomamwe amagambo ajya kuba maremare. Ni icyigisho cyitwa ngo kubaka by'iteka ryose. Harimo amagambo avuze ngo kurema imico ni umurimo w'imibereho yose kandi ni uw'iteka ryose. Iyaba bose basobanukirwaga ibyo, iyaba bose bakangukaga bakamenya ko buri wese agena hazaza he, haba guherera mu bugingo buhoraho cyangwa mu kurimbuka kw'iteka ryose, mbega ukuntu haboneka ihinduka rikomeye, mbega ukuntu akagaheka imbabazi kakoreshwa mu buryo butandukanye, nuko gapfushwa ubusa. Mu kubaka imico ni iby'agaciro gakomeye ko ducukura tukimbika, tugakuramo ibishingwe byose, maze tukubaka kuri rutare rukomeye rutagengagenga arwo Yesu Kristo. Dukeneye ubwenge kugira ngo tumenye uko twakubaka kuri urwo rufatiro rukomeye rwashyizweho. Mu mategeko yayo Imana yaduhaye umurongo ngenderwaho, kandi n'uwo tugomba kugenderaho twubaka. Amategeko niyo rugero rwo gukiranuka, agaragaza imico y'Imana kandi niyo asuzuma uko twumvira ubutegetsi bwayo. Ubwitonzi n'ubushishozi kuri buri kantu kose birakenewe mu guteza imbere imico. Tugomba kugaragaza ingamba zihamye kugira ngo dusohoze imigambi y'umunyabugeni ukomeye. Imiganda igomba kuba ikomeye, nta bunenganenzi n'umurimo wo gushidikanya bishobora kwemerwa ko byashyirwa ku nyubako, kuko byashyira inyubako mu kaga. Ubushobozi bwose bw'impagarike bugomba gushyirwa ku murimo. Ibyo bisaba imbaraga n'ubushobozi bw'inyoko muntu. Nta mbaraga n'imwe igomba gupfushwa ubusa mu bibazo bitagira akamaro. Tugomba gukoresha imihati ikomeye irimo amakenga no gushinyiriza kugira ngo dutandukane burundu n'imigenzo, imihango no kugirana isano n'isi. Gutekereza byimbitse, imigambi ihamye n'umunyangamugayo butajegajega birakenewe. Ubunebwe bugomba kwamaganwa. Ubuzima ni indagizo yera kandi buri kanya kose kagomba gukoreshwa neza. Mwibuke ko muri kubaka inyubako y'iteka ryose, murebe niba urufatiro rwanyu rwizewe, nuko mwubake mukomeje kandi mufite imihati irimo gushinyiriza ariko mu bugwaneza n'urukundo. Bityo inzu yanyu ntizanyeganyezwa haba mu gihe cy'umugaro w'ibigeragezo ndetse mu gihe umwuzure urimbura w'uburakari bw'Imana uzaba wisuka ku isi. Bana b'Imana, nsomye byinshi ariko ijambo yenda rikomeye
nuko mu kubaka imico ni iby'agaciro. Kurema imico ni umurimo w'imibereho yose kandi w'iteka ryose, ariko baravuze ngo mu mashami yose, mu rwego rwose, mu tuntu twose two mu buzima, muri domene zose tugomba kuhagira ubushishozi kugira ngo imico iremwe. Niyo mpamvu bari abasore byari bihagije ko yenda bareka gusenga ibishushanyo. Icyo cyari gihagije kikaba kinumvikana. Twe dusenga Imana yo mu ijuru, dufite itegeko rya kabiri ritubwira ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukagipfukamire. Ibyo byari bibahagije. Ndavuga bageze mu kibaya cya Dura, byari bihagije Daniyeli kwanga gusenga umwami. Kavuga ati itegeko rya mbere rivuga ko tutagomba kugira izindi mana mu maso y'Uwiteka, kubw'ibyo sindasenga umuntu. Ariko bamenye ko imbaraga izabaha gushishoza ibyo bakabivumbura yihishwe no mu mirire. Baravuga bati niturya nabi tukarya ibidasobanutse, mbese katuvuga ukarya ibikeri ugashyiraho ibinyabwoya ugasoreshaho imbeba, ukajya urarya imihovu ugashyiraho imitubu ugasoza uriye ibinyugunyugu n'ibitambara n'imikeyi n'isiha. Bari babizi ko ibyo bizagenda bikangiriza ubwonko. Bwa bushishozi bureba ikije ari umutego ntibabugire. Nuko barangije baravuga bati reka da, mu mashami yose imico irarema. Urya nabi ukaba mubi, urya ibitafasha ubwonko ukabubura, urya ibidafasha imbaraga ukazibura, urya ibidafasha umutima ukarwara, urya ibidafasha umwijima ukarwara, urya ibidatera ubushishozi no kureba kure ukareba hafi. Kandi nindeba hafi n'itegeko niriba rigambaniwe sinzabivumbura. Kurema imico nta shami na rimwe basize, nibyo byanditse kuri iyi paje. Abazasoma urupapuro rwa 90 n'ubundi ni kino gitabo haranditse ngo buri muntu wese Imana yamuhaye inshingano, si umuntu wayimuhaye, ni umurimo wa buri muntu ku giti cye kurema imico ye igasa n'iy'Imana. Akarabo kera ntikarwanira gusa n'indabo z'iroza. Hari amoko atandukanye y'indabo n'imbuto, ariko yose uko gutandukana agukomora ku Mana. Bityo biri mu migambi y'Isumba byose ko ndetse n'abeza bo mu bantu batagira imico imeze kimwe. Imibereho y'umuntu wiyeguriye Imana izatera imbere, kandi imiterere ye yihariye igira ubwiza. Icyo nshaka ni iki, ni umurimo wa buri muntu wese ku giti cye kurema imico ye igasa n'iy'Imana. Nubwo twese tutazasa, ntitujye no mu cyerekezo kimwe, n'imirimo dukora ntizaba imwe, ariko biri mu nshingano zacu kurema imico. Nibutsa abasoma, imico igomba kuremwa, imico myiza igomba kuremwa. Ariko ikibabaje ntabwo izi nyandiko abagira imico mibi ntabwo bo bafite inyandiko zibabwira ngo nyabuna ngo namwe ngo mwaratakubwe ngo mujye murema imico mibi. Oya, mu basoma ibitabo muri kino gitabo cyitwa guhamagarirwa guhagarara ahitaruye, harimo ijambo nibaza ko riri ku rupapuro rwa 20, the call to stand apart. Ni urupapuro rwa 20, harimo ijambo rivuga ko bari gusobanura iby'umugani w'umubibyi bageze ku mahwa, baravuze ngo the thorns of sin will grow in any soil. Amahwa y'icyaha yamera mu butaka ubwo ari bwo bwose. They need no cultivation. Amahwa y'icyaha ntabwo akeneye guhingirwa no kubagarirwa, nta fumbire akeneye, ntaho kuyabagarira, nta n'uruzitiro akeneye. But grace must be carefully cultivated. Ariko ubuntu bw'ingeso nziza bwo budahingiwe ntibwabaho. Ikibi kirimeza kikikuza, ntawe gisaba ifumbire. Ariko icyiza turi gutegekwa kurema imico, icyiza cyo udashebetse ngo giharanire ntabwo bishoboka. Iri jambo muryumve, amahwa y'icyaha yamera kandi akamera mu butaka bwose. Umwana w'imyaka 2, umwaka n'igice atangira kurwana atarajya ku rubuga bitorezaho karate. Arumana atarabyiga, kubitana imitwe atarabyiga,
ahubwo ibyo byo birimeza muri kamere, biba biri hafi aho. Noneho niyo mpamvu turi guhabwa inshingano n'itegeko byo kurema imico myiza, naho imibi yo ituri bugufi. Rero tugendeye kuri aba basore ba Daniyeli, kino gitabo n'ubundi ndi gusoma ku rupapuro rwacyo rwa 54, ubwo bari bamaze gufata iriya myanzuro, nawe byagufasha nk'ubaha Imana. But Daniel did not hesitate. Ntabwo Daniel yatindiganije. The approval of God was dearer to him than the favor of the most powerful earthly potentate. Kwemerwa n'Imana yarabikundwakaje kuruta kwemerwa n'igikomangoma cyo mwisi gifite ububasha. Dearer than life itself. Kwemerwa n'Imana yarabihaye agaciro kuruta ubuzima bwabwo. Mbese buriya bari abasore bari biyemeje, babwiye umwami bati igishushanyo wakoze cyo ntabwo turakirame, Imana dukorera iradukiza, kandi naho itanadukiza turapfa, ariko iki cyo ntabwo turakiramye. Kubaha Imana no kwemerwa nayo bari barabirutishije kwemerwa n'umwami, bari barabirutishije n'ubuzima bwabo. He determined to stand firm in his integrity, let the result be what it might. Bari bamaramarije kuba inyangamugayo mu maso y'Imana. Aha bavuze ijambo mu Kinyarwanda tuvuga ngo ikiba kibi. Bari bamaramarije kuba inyangamugayo mu maso y'Imana, maze ikiba kibi. Niko handitse, let the result be what it might. Ikiba kibe, ariko bo bari bamaramarije kuba inyangamugayo mu maso y'Imana. Umuntu wese uri bugambirire kubaha Imana no kumvira amategeko yayo, arabatangiye umushinga mwiza wo kugira imico yayo, ko amategeko yayo niyo ahishura imico yayo. Iyo akurimo ni Imana ibigutuyemo. Iyo ahumeka ukayasonzera ukayagendera, ni Imana muba mugendana. Iyo uyatekereza ku manywa na nijoro, niyo uba utekereza. Iyo yibazaho uko uhuye n'ikibazo, ko uyu muntu ari kuvuga ngo ni muhe udufaranga umwana yarwaye, harya ari njye umwana yarwaye. Iyo utangiye kujya urafata ubuzima bwose ukabupima ku cyo Imana yavuze, imico y'Imana iba yatangiye kwinjira muri wewe. Ni umurimo twahawe nayo kandi dusabwa gukora nk'inshingano. Ku ngingo ya kabiri, imico myiza umuntu arayishebekera, ushyiramo akabaraga. Reka mbwira abanyumva ko ntawe uzakizwa n'imbaraga yashyizemo. Oya rwose gukizwa ni ubuntu, ariko ubwo buntu bw'Imana bamwe babwibeshyaho. Mu gitabo cy'ubutumwa bwaturira umuzingo wa mbere, ngo hari abazi ko ngo bazegama gusa, ngo ko ntacyo basabwa ngo bakizwe, ngo ariko ngo baribeshya, ngo Bibiliya yuzuye ibisabwa, ngo ndetse ngo byuzuyemo ari byinshi. Nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Ni Imigani 8:17. Ntabwo Imana yafata agakiza ngo igikabunza. Iyo biba bityo ntituba dusenga, yari kukaduha twese tukaba tukicaranye iwacu. Ariko ubushake bushaka agakiza, nabo Yesu yakizaga bose, yarababazaga ngo mbushaka gukira. Ugaragaye ko atabishaka ntacyo yamumariye kandi yari ku isi. Yarazanye agakiza ngo akanyanyagize kuri bose. Ntabwo akabunza nk'umunyu wabuze abakiriya rero, ahubwo agaha ugashaka. Kuri iyi ngingo ibi mu byumve, muri iki gitabo kandebe ko ndabonamo ayo magambo binyoroheye. Guhamagarwa guhagarara hitaruye ku rupapuro rwa yego ni urupapuro rwa 21. Ntago mbangutse kuhabona, ariko hari kugaragaza ko umuntu wese Imana ikiza ikamushyikiriza ikamuha ibyiza, nuko aba yarabishaka. Ntabwo Imana muri Luka 8:15 bari gusobanura iby'umugani w'umubibyi, baravuze ngo zo mu butaka bwiza, ngo nabumva ijambo ry'Imana
ngo bakaryakira neza, ubwo hari n'uwaryakira nabi ntirimukize. Ngo mu mitima inyuzwe myiza, ubwo hari n'uwaryakira no mu mutima mubi utananyuzwe, utiteguye gushebeka, ngo bakera imbuto kubwo kwihangana. Rero ibi mubyumve, Matayo 11:12, uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Ndetse Petero ya mbere 1:17, ntabwo udashebetse ngo ubwo bushake bwawe bugaragare ko ushonje. Dufite n'abana mu miryango yacu, hari igihe kwaka ibyo kurya ariko ukabona rwose nawe ari kwiririshwa atabishaka, uwo mwete muke ariko bisabana no kubigusaba ari kwirebera iriya, hari igihe birangira uko ntabyo abonye. Ntabwo Imana ari yafata agakiza kayo ngo igaha abatagashaka. Haranditse ngo kandi ubwo mwambaza mumwita so, arucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumara iminsi y'ubusuke bwanyu mutinya. Nta byo gushinyika, nta byo gukina. Abafilipi 2:12, iyi mirongo igendere hamwe, haranditse ngo nuko abo nkunda, nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda umushyitsi. Ntabwo watinya inzara yo mu kwa munani, ngo utinye kuzabura akazi ukajya uzinduka, ngo utinye kuzatsindwa mu ishuri ukarara mu ikayi, ngo utinye ko bazagutanga kurangura ukabyuka igicuku, nuko iby'agakiza akaba ari byo wumva ko uzaryama gusa ukazasanga kageze ku meza yako. Ibyo ntibishoboka. Ahubwo ushaka imico myiza, ushaka isano n'Imana, arabishebekera. Urugingo rushebeka si akaboko, si akanwa ngo uzaririmba, si amaguru ngo uzagenda, si umutwe ngo uzikwerera, ahubwo ni umutima ubishaka. Ubwo bushake, iyo nyota imeze nk'imparakazi yanditswe muri Zaburi 42, iyo ijuru rijya riyitegereza, nuko kwizera kwawe, umwete wagize, ugahabwa icyo ushaka nk'ingororano. Bana b'Imana, si ibyo gusa, mu mashami yose abantu bapfubye. Tugaruke kuri bari abasore. Kurya, imirire yagize uruhare mu mico yabo. Iyo barya nabi, bagombaga kugira ubwenge bubi nk'ubwo abandi bariye nabi, ariko kubwo kurya neza bagize ubwenge bwiza kuko bariye neza. Nibutse abasoma ibitabo, abazasoma abakurambere n'abahanuzi, iki gice cya 34 n'icya 35 kivuga ibya Kora n'abatasi bajya gutata Kanani, bazakubwira ngo mu byatumye Abisirayeli batubaha Imana bagatandukana nayo, ngo icyambere cyabaye kutirinda mu mirire n'iminywere. N'uyu munsi wa none kurya nabi, kunywa nabi biragarika ingogo. Ntiwakiyuhiza urusenda ukibuganiza mu isukari, ukiroha mu icyayi, warangiza ugashyira mu ikawa, ukarara udasinziye, ubanyoye icyayi gitera irari ry'indengakamere, ubanyoye isukari itera kwivumbura n'uburakari, nuko waba wakubiseho n'akanyama nako gatera uburakari. Rumvikana karimo ibyiza byinshi, ariko ibyo bibi nabyo bikarimo. Imico yawe ngo izabe myiza, ntabwo bishoboka. Urya nabi, imico yawe ikaba mibi. Igifu gihora kirundwamo ibyo kurya, nyuma y'isaha ushyizemo, hashize induroshyemo, hashyizemo indutereyemo, kandi ujugunyamo duke tw'intica ntikize, ibyo bita kuryagagura, ngo bene uwo ntabwo ashobora kubona umutekano. Ntiwarya ninjoro. Ubwo ni Zaburi, ni umubwiriza 5:16, ntiwarya ninjoro. Abantu bakunda kurya ijoro, bakagombye kurya habona. Haranditse ngo iminsi ariho yose arira mu mwijima, abona umubabaro mwinshi, agira indwara n'uburakari. Kurya ijoro bitera uburakari. Umubwiriza 10:16, guhoza ku munwa udakuraho boshye inkoko. Haranditse ngo wagihugu we, iyo ufite umwami ari umwana muto,
kandi ibikomangoma byawe bikabirya kare ubonye ishyano. Wa gihugu ubuhiriwe ifite umwana w'imfura h'umwami, kandi ibikomangoma byawe bikarya mu gihe gikwiye, kugira ngo bigire amagara bitari mu isindwe. Isindwe cyangwa se ubwo bwenge bujijwe kuryagagura bitera ubujibwe. Ubwonko bwawe ntibucanganuke ngo bujye burasobanura ibintu, ngo bishyire ibintu ku murongo bitewe n'uko uhoza ibiryo mu gifu, uhoza ibyo kurya mu gifu buri kanya boshye ari wo mushinga washoye. Ibyo byose rero ni uruhare tugira. Ubwo wigaburiye neza imirire nayo, abazasoma igitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya, harimo icyigisho cyitwa isano iri hagati y'imirire n'iby'umwuka. Ntabwo warya nabi ngo imico izabe myiza. Ku basoma ibitabo, kansome igitabo cyitwa ibihamya by'itorero umuzingo wa 3, ni urupapuro rwa 486. Haranditse ngo kimwe mu bishuko bikomeye mwene muntu agomba guhangana nabyo ni igishingiye ku ipfa. Hagati y'intekerezo n'umubiri hari isano y'ubwiru butangaje cyane, kimwe gifite icyo gitwaye ikindi. Kristo yamenye neza ko kugira ngo abashe kwegukana intsinzi mu nama y'agakiza, yagombaga guhera umurimo wo gucungura umuntu aho kugwa kwe kwatangiriye. Adamu yagushijwe no gutegekwa n'ipfa. Kugira ngo harature muri mwene muntu amabwiriza amwumvisha ko agomba kumvira amategeko y'Imana, Kristo yatangira umurimo we wo kuducungura mu guhindura akamenyero k'impagarike y'umuntu. Guhindana kw'imico hamwe n'ubuhenebere bw'inyoko muntu, ahanini byose byatewe no kwimika ipfa ryahindanye. Ubwo kuba byumvise aho icyaha cyanyuze kiza, Kristo nawe yashoye umushinga wo gukiza umuntu, azanyuraho icyaha cyanyuze. Icyaha cyanyuze mu ipfa, kugikira binyura mu ipfa. Iyo ukize ipfa, imico iba myiza. Umuntu wese wategetswe n'ipfa nta kindi kintu yashobora kwifatiraho umwanzuro. Biramunanira, biramuyobera, nta mushinga yashora ngo werekezeho amaboko n'undi atawuzambaguje. Rero cyaha cyanyuze mu kanwa, n'ikinasohoka kizaca mu kanwa. Abantu mubyumve ko ubwo n'imirire myiza, iminywere myiza, kurya ibikwiye mu gihe gikwiye, ukabirya utuje mu mwanya mwiza, bifite uruhare mu kurema imico yacu. Aho ba Daniyeli barahamenye kandi habagiriye akamaro. Ngaho bana b'Imana, tuvuge ku guhunga ibibi n'ababi. Ibyo witegereza birakurema, ibyo utegera amatwi bikabuko. Ariyo mpamvu bazajya mu ijuru. Muri Yesaya 33:15 haranditse ngo bajya bapfuka amatwi ngo batumve ibibi, bagahumiriza n'amaso ngo batareba ibibi. Nuko bibarema. Abasoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi 460 mu Cyongereza, haranditse ngo ni icyigisho cyitwubakanye kuri Yorodani. Ngo umuntu wese udashaka kuzafatwa n'imitego ya Satani, ngo hari urugamba tugomba kurwana duhangana n'icyaha. Ngo umuntu wese udashaka kuzafatwa n'imitego ya Satani, ngo abujijwe gusoma, abuzwa kwitegereza, abuzwa gutegera amatwi, ngo ibintu byose bishobora kumubyaramo ibitekerezo bibi. Bana b'Imana, igihe uzabona witeretse intango y'ibibi, uri kureba ubusambanyi, uri kureba abambaye ubusa, uri kureba bari kunigagurana, bari kwicana, unejejwe n'amaraso ari kumeneka, uri kureba ibirere biri gushya, niba biri gushya ubyango kumva nawe uranezerewe, izo za Los Angeles n'ahandi. Mbese amaso yawe ukayahanga ibibi, kandi akaba ari byo wimika mu mutima wawe. Ibyo ureba bizakurema. Niyo mpamvu rero mu iremwa ry'imico tugomba gutandukana n'ibibi n'ababi. Abakorinto ba mbere 15:3, ntimuyobe kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Ndetse nubwo ibishuko byakuza biranya bikakubana byinshi, gutsindwa azaba ari umwanzuro wifatiye. Gutsindwa azaba ari umwanzuro wifatiye. Dufite uruhare mu bijyanye n'agakiza kacu. Wirinze ibibi, ukirinda ababi, ukirinda kubitegera amatwi, ukabyima umwanya,
ni ukuri wazasanga nawe imico yarabaye myiza. Kuko mbese nushaka kubireba uzajya ureba utwana duto, nitwo tutajya twihishira. Utwana duto ntabwo tujya twihishira, ajya kureba filime y'abari bari kunigagurana baterana ibipfunsi, yagera hanze ukabona n'ibyo atangiye akikaraga akabikora. Mujya mwumva nabo twumva ku makuru, umwana ngo yarebye amafilime akareba aho bari kurasana, nawe atashye afata imbunda ajya kurasa. Ibyo biba muri Amerika, arabarasa. Yari ari gushyira mu bikorwa ibyo yabonye. Nawe uri umuntu w'umugabo ukicarana n'inkumi yawe muri kureba porunogarafi, n'umusore wabyaye muri kureba filime irimo ibintu by'ubujajwa n'amanjwe, nuko iyo ikarema imico. Bamwe bibwira ngo ni inkinamico, ngo iri kuvura imico, ariko hari ababa bari kubyigiramo kuzakora ibi. Nuko iyo ntanguka yitereka ugasanga nuko nawe wabaye. Rero aha sinshaka kuhatinda. Imigani 13:20 itandukana n'ababi, imico yawe izaba myiza. 13:20 haranditse ngo ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe, ariko mugenzi w'abapfu azabihanirwa. Ariyo mpamvu ibitabo byavuze ngo mbwira inshuti yawe nkubwire uwo uriwe. Bihamye gitoro umuzingo wa 3:226 tugirwa inama ngo niba ushaka n'inshuti, ngo umuntu utujuje ibi bine ntakakubera inshuti. Icya mbere ngo ni umuntu ushobora kugutesha, ubwo urumva wagutesha wari uyobye. Icya kabiri ngo ni umuntu ushobora kukuburira. Icya gatatu yakwitaho wageze mu ngorane. Icya nyuma ngo yabo wa mbere wo gucyaha no gushyira habona amafuti yawe, uzamunambeho. Ni inshuti yagutesha, yakuburira, yakwitaho, yacyaha kandi agashyira habona amakosa yawe, ngo witwa inshuti. Ariko inshuti mbi ziramuhurira mu kabare, mu mipira, muri biyari, mu dukino tundi, ibintu bidafite icyo byunguye umubiri, ubwenge n'impagariki. Akaba aribyo bibatwara ingamiro. Utaguha inama, inshuti muzahura akakubwira ngo papa nsize mukubise, ngo namuzibije ngo ntazongera kumvugaho. Iyo si inshuti, iyo si inshuti. Ntimuyobe kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Noneho kandi turasabwa gukunda n'ijambo ry'Imana. Mwiremwa ry'imico, ijambo ry'Imana riza ku mwanya wa mbere, niryo ritugize. Kwa kubaha Imana wubaha ibyo yavuze, ni ijambo ryayo. Rero ijambo ryayo, Timoteyo 2:3-16, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira umumaro kwigisha umuntu, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka, kumwemeza ibyaha bye, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Mu kwigisha, ijambo ry'Imana ntirigira ikirihiga. Mu gutunganya imico, ntirigira ikirihiga. Mu gucisha bugufi, ntirigira ikirihiga. Na urukundo ruvugwamo rubanisha abantu ibyo amategeko y'isi atashobora. Rero kuryiga rirema imico. Abaroma 15:4 ngo ibyanditswe kera byandikiwe kutwigisha, ngo kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo bidutere ibyiringiro. Iri jambo ry'Imana naryo muzariha umwanya, rizarema imico yanyu. Rifite imbaraga, nta nubwo ururimi rw'umuntu rwashobora kubisobanura. Ni benshi bari amabandi, ni benshi bari indaya z'utugari n'imirenge n'uturere, ni benshi bari abarozi, ni benshi bari abagome babaga baniga, bahora n'ijambo ry'Imana. Iyo byagiye nawe ukahayoberwa, ntabwo imbaraga yaryo, kubera ko ryanditswe n'Imana nyine, abantu bakaryandika bayoboye n'umwuka w'Imana. Uwo mwuka waryandikishije ni isezerano. Abariha akanya bakaryiga, uwo mwuka waryandikishije ajya baseseramo, nuko akabatera guca bugufi. Nibwo ubona uwari umunyamazimwe atakivuga, uwari umugoma ari umubaneza, uwari uvangura akunda bose, uwari umuniganyi ahubwo ari ufasha imbabare n'abagowe. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Mbabajwe n'abatariha akanya, ubuzima buzabagora,
uzabagora basaze nabi kuko bigeneye umurage mubi batagira gihumuriza. Ngaho mu bitabo byinshi tutari busome, nta nubwo rihindura imico y'umuntu umwe n'ishyanga ryose. Muziga amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muzayasome mu ntambara ikomeye Igifaransa ni 318, ngubwo bari abagorozi ba mbere bari bahunze uburetwa n'akarengane bakorerwaga i Buraya bikozwe n'ubupapa, ngo bagiye gutura muri Amerika, ngo bahageze bafata ijambo ry'Imana barigira ngo rikigishwa mu muryango, ku ishuri no mu itorero, ngo maze baragenda baryubakaho, ngo umusaruro ngo ryabazaniye, ngo babaye abantu bakora cyane, bagira temperance, kwirinda, ngo bagira urukundo. Noneho ngo washoboraga kugenda imyaka n'imyaniko muri izo leta zabo, gutumvise igitutsi ngo cyangwa ngo uhure n'umuntu usabiriza, bitewe n'iki? Amakene yabonekaga ku muntu bayabonye kubera ijambo ry'Imana. Nta wari gutuka undi, ikibazo bari bazi kugikemura kubera ijambo ry'Imana. Nuko ngo icyo byababyariye ngo baragenda barema Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo zitagira umwami wo kubakandamiza, ngo bagira itorero ry'ikigogoro rya giprotestani, ngo ritagira papa wo kubategekesha gahato. Ngo isi iratangara irumirwa, ngo ngicyo icyo ijambo ry'Imana rikorera ishyanga iyo ryaryunamiye rikemera kuryiga. Bana b'Imana, muri iki gitabo cyo guhamagarwa kwacu gukomeye twerekera ahajya gusoza, ni umurimo wacu kurema imico. Nta wundi uzayikuremera, kandi nutayirema uko imico yawe izaba imeze hano ku isi niyo uzimukana ukayijyana mu ijuru. Niba itameze nk'iy'abatahajuru ntiwajyayo, ngo wakica umutekano waho. 208, ukuri kurera kandi gukomoka ku Mana, gufite imbaraga kandi kurakomeye kurusha ikindi kintu cyose mu kurema imico isa n'iya Kristo. Irinda risubiramo: ukuri kurera kandi gukomoka ku Mana, gufite imbaraga kandi kurakomeye kurusha ikindi kintu cyose mu kurema imico isa n'iya Kristo. Iyo gukundwa akajwe mu mutima, umuntu asigara akunda Kristo kuruta uko akunda undi muntu uwo ari we wese. Nguko uko ukuri kuboneye kandi kutavangiye kuzafata ibirindiro mu mutima, ubwo nibwo bugingo bw'Imana mu mutima. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Ezekiel 3:26, page 234. Iki gitabo page 234, haranditse ngo ntimukibagirwe ko umurimo wo kurema imico yawe utarangira. Umunsi ku wundi ugenda wubaka imico. Mu mico yawe boheramo ubugwaneza, kumvira, kwirinda, umwete, kwihangana n'urukundo uko ushoboye kose. Bikora ukurikiza icyitegererezo mvajuru. Itoze kugira umurimo w'ubugwaneza no gutuza, ari w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ushobora guhindura isi ukayigira nziza uramutse ukoze ibyiza ushoboye byose. 316 haranditse ngo kino gitabo n'ubundi, intambara zo mu isi mu bugiraneza bw'Imana yazigize umwitozo ukenewe mu kurema imico ikenewe, kugira ngo umuntu aba akwiriye kuba mu bikari byo mu ijuru. Ndasubiramo: intambara zo mu isi mu bugiraneza bw'Imana yazigize umwitozo ukenewe mu kurema imico ikenewe, kugira ngo umuntu aba akwiriye kuba mu bikari byo mu ijuru. Ntabwo wavuga ko wanesheje utagiye mu kizamini. N'intambara zazuye ubuzare, inzangano zikavuka hagati y'abantu, burya ngo ni opportunity ubonye ngo ureme imico. Naho hatambuka utanganye, iyo hatambutse ntawe wanze, ntabwo bitayeho, ubwo nabwo uburemye undi muco utari usangaho. Bana b'Imana, nsoreze muri iki gitabo cyitwa guhamagarwa guhagarara hitaruye. Igihe Imana yakoreraga muri Daniyeli na bagenzi be, ikabatera gukunda no gukora ibyo yishimira, nabo ku rwabo ruhande they were working out their own salvation. Bakoreraga agakiza kabo batinye kandi bahinda imishyitsi. N'Abafilipi 2:13.
Herein is revealed the outworking of divine principle of cooperation, without which no true success can be attained. Aha niho hahishuriwe ihame Imana ikoreramo ikorana na mwene muntu, kandi idakoranye na mwene muntu nta ntsinzi yagerwaho. Human effort avails nothing without divine power. Imihati ya muntu ntacyo yageraho hatari ubushobozi mvajuru. And without a human endeavor, divine effort is with many of no avail. Nanone kandi umuhati wa muntu utavanzwe n'ubushobozi mvajuru, n'ijuru naryo ntacyo ryageraho. To make God's grace our own, we must act our part. Kugira ngo tugire ubuntu bw'Imana tubuhindura ubwacu, natwe dusabwa gukora urwacu ruhari. His grace is given to work in us, to will and to do, but never is a substitute for our effort. Ubuntu bw'Imana twarabuhawe kugira ngo budutere gukunda no gukora ibyo yishimira, ariko namba na rimwe ntibikabeho ntibwaje gusimbura imihati yacu. Unyumva wese iremwa ry'imico bimenye ko uzabigiramo uruhare. Reka tuyegurire ubushake, duhitemo kuyikorera, nayo dutere gukunda no gukora ibyo yishimira. Ibyo wananiwe ntiwabishatse, ibyo uzashaka uzabishobora, kuko yiteguye kudufasha, ariko ihereye ku bushake bwacu. Ngaho mureke tureme imico niyizemerwa, Imana ibiduhe mu izina rya Yesu.